abantu kera ko basuranaga umuntu akava ku musozi umwe agasura uwo kundi musozi hano ukaba mbona inzira zaracitse mubigenza gute mwebwe ubu nta cyambuka bitewe n'uko nyine umugezi waruzuye ntabwo umuntu abona uko yambuka kereka mu mpeshyi ubwo nibwo musurana nibwo dusurana kuko ntabwo wajya kugwa muri aya mazi ubu ufite urubanza rw'umwana wabigenza ute ni uko ugenda ugacimanya na nyine pfiriya warangiza ukajya gusura umuntu abana bajya kwiga gute rero abana rero bo hakurya nyine ni ukuzenguruka ku rutindo ariko barakererwa reka da barakererwa nese umbwira nk'umwana wa hariya kuzakata akagipfiriye ubwo ni ukuri aragenda none urabona iyi joro kugira ngo amanuke nanone akata wenda hariya ni kure isaha ya saa 11 bataha bagera mu rugo hafi saa 2 gusa urambwira ngo kuzenguruka igaruka hariya karuka abana ibihe byiza mwahisemo kwicanga 250 ndabasuhuje cyane uyu munsi turi ahantu hadasanzwe mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Musambira muri kubona ndi ku mazi ntabwo nasohotse ahubwo twagiye kureba ahantu hari ikibazo cy'imigenderanire ngo ni ukuvuga ngo ni ku mugezi wa Kayumbu mujya mubona abantu bava i Muhanga bajya mu majyepfo bigeze irenze Musambira hari ikiraro cyitwa Kayumbu ubona hariya tubona rero kuri kiriya kiraro ni kuri kaburimbo ariko iyo umanutse hepfo icyarimwe hari n'igishanga icyo gishanga gihingwamo umuceri hakuno ni muri kagari ka Mpusha hakurya ni mu kagari ka Buhoro ndetse n'igice kimwe cya Rukambura ikibazo ni iki rero abaturage bari Mpushi kwambuka bajya Buhoro ni ibintu bikomeye cyane uyu mugezi urabona witegereje neza amaso yawe akareba ntabwo wapfa kwambukisha ibirenge kwambuka bisaba kumanuka kanagera muri ariya mabuye cyangwa muri ariya mazi amahirwe yo kuba wagwamo imvura yaguye ni menshi keretse iyo impeshyi yageze ariko nk'iki gihe baje kubereka abantu bari gusarura umuceri ukibaza ngo hakurya hariya bavana umuceri gute ukaza hano hakuno muri Mpusha ni ikibazo abantu benshi hano hahoze ikiraro aha duhagaze hariya hakurya nta n'ukuno hahoze ikiraro cyahuzaga nibura abantu bo hakurya no hakuno ubu cyamaze kugenda ariko cyagiye kimaze kwica abantu benshi urabona uburyo hangana kubona igiti kizambukiranya hano hantu biba bigoye byarabaga bikomeye cyabaga kinyeganyega umuntu yahanyura afite nk'imbaraga nke z'umubiri agahita yinagamo abantu barahapfiriye benshi cyane ikibazo gikomeye rero abantu bo hakurya hano bagera hano gute ese ubwo iyo imvura yaguye bigenda bite ese iyo bagiye guhinga bigenda bite abana biga Impusha bambuka hano Buhoro bajya Mpusha bagerayo gute ni ikibazo ibi nabyo biri mu bishobora guteza drop out umwana ntabwo imvura yaba yaguye ubwo ahita yihakonje nko mu gihe cy'imvura abana benshi barasiba ikindi abantu bahinga hano umuceri barahangayitse kubona uko bambuka hakurya ko bahahirana n'abo hakurya muri Buhoro ni ibintu bikomeye hakurya hari igishanga no hakuno hari igishanga ibazi iyo bari gusarura bigenda bite turaje tuvugisha abaturage bamwe na bamwe babwira uko babigenza batubwira uko babigenza batubwira ariko imbogamizi zihari hakorwa iki bigende bite mugumane natwe reka tuvugishe abahinzi b'umuceri batubwire tubona bari mu gihe cy'isarura dushobora no kuhakura umuceri wo kurya nta wamenya ariko batuganize ukuntu bahinga umuceri badusangize tumenye aho tuzajya duhahira nabyo byaba ari ingenzi ariko baze no kutubwira icyo bifuza banaratira abandi bahandi batuye mu bindi bice bano bazaze guhinga ndetse no guhaha muzereka tukubaze ubundi uyu muceri muhinga mu kwa kangahe niwe wahinzwe mu kwa kangahe uyu nguyu umuceri mu kwa kangahe muze ni muri Noheli mwahinze muri Noheli ubwo ni mu kwa 12 mu kwa 12 mu kwa mbere mu kwa kabiri mu kwa gatatu mu kwa kane ubwo n'amezi agera muri mu kwa gatanu none se ndi kubona rero mwegereye igishanga ni byiza pe muhinga umuceri ariko ndi kubona umugezi hano uteye ubwoba uyu mugezi witwa ngo iki umugezi bawita Kayumbu ariko ni wa wundi se njya mbona kuri kaburimbo rwiriye n'ugera aha ngaha
none si iyo turi guriya ko tuba tubona ari ahantu heza hano bigenda bite ndebera nawe hano n'uyu nguyu niwo Kayumba niwe Kayumba muwambuka gute wambuka ubwo nyine no gucungana yuko wabaye makeya imvura itaguye za Muhanga ubwo se nta kiraro mugira reka nta kiraro mwigeze umuceri se mukawusarura gute iyo mukeneye kujyana ku isoko mukeneye kwambuka hakurya umuntu hari hakurya yagera hano gute ni ukuvuga uwo hariya hakurya ukomeza mbese mu gaperi noneho hano ugakomeza imanyana bakazunguruka nyine kubera ko nta bundi buryo bwabahuza reka murasaba iki rero waduha nk'ikiraro kibahuza na hano Mpushi na Rukambura murakoze na reka tukubaze ubundi abantu kera ko basuranaga umuntu akava ku musozi umwe agasura uwo kundi musozi hano ukaba mbona inzira zaracitse mubigenza gute mwebwe ubu ntawe cyambuka bitewe n'uko nyine umugezi waruzuye ntabwo umuntu abona uko yambuka kereka mu mpeshyi ubwo nibwo musurana nibwo dusurana kuko ntabwo wajya kugwa muri aya mazi ubu ufite urubanza rw'umwana wabigenza ute ni ukugenda ugacimanya nyine pfiriya warangiza ukajya gusura umuntu abana bajya kwiga gute rero abana rero hakurya nyine ni ukuzenguruka ku rutindo ariko barakererwa reka da barakererwa nese umbwira nk'umwana wa hariya kuzakata akagipfiriye ubwo ni ukuri aragenda none urabona iyi joro kugira ngo amanukane none akata wenda hariya ni kure isaha saa 11 bataha bagera mu rugo hafi saa 2 gusa urambwira ngo kuzenguruka igaruka hariya karuka abana bihuta urana ari wowe wahagera none se uyu mugezi nta bantu uhitana ndaye ndi kubona kuwambuka bisaba gusimbuka nk'impara barapfuye benshi cyane muri iki mugezi kuwambuka birasaba gusimbuka nk'impara ntayo ko umuntu ufite intege nke ugiye hakurya hano muri Rukambura wahagerayo gute ntabwo najyamo ubwo urya ibyayo hano byashuka ryama none ubu hakurya dufite ibijumba ariko nta wambuka wajyayo ute kandi niyo duhinga ahubwo muri hariya rwose hari ibijumba ariko reka da inzara iratwita ubwo bo hakurya muzagurana rero bajye babyirira none se banyura hewe kugira ngo bakuzanire ibyo urya byibura none se ndakibaza uyu muceri muzawujyana he ku isoko muzawirira ko mbona nta kiraro muzawunyuza hehe ntabwo tuzawurya mugiye kuwanika mu biki ntabwo byakunda tugiye kwanika aya mazi azaba akamukamo noneho tuwugemure ikibazo muzanyura hehe twebwe ntaho turimo hagati ubu ngubu ndi kubona ibitoki bizaribwa n'abande nta kiraro mwakabaye muharana Rukambura mukaba Mpushi bagaharukama no mukagenda mukambukana ibyo mudafite nk'ibyo bijumba none ubu ibitoki muzabyirira uyu muceri muzawirira iki kiraro cyamanuka nuvuga ngo nta bantu bakunze kwambuka ubwo ingendo zarahagaze zabaye nk'izihagaze abana nabo ubwo iyo imvura yaguye kwiga ntabwo biga neza kuko ntabwo babona ahantu banyura birakomeye murasaba iki ubuyobozi nuko dusaba kandi gatinda umuntu agashyira hari akararo abantu bose bakambuka kuko no hakurya hariyo abarimu banyuraga ariko ntibakihanye none se ko njya mbona imodoka ziza gutwara umucanga zinyura he ndi kubona amahoho manini bo banyura Imanyana ubwo nawe ushaka kujya kujya guhaha hano ni ukuzenguruka Imanyana noneho tukaza ahangaha ukongera ugasubira Imanyana ukagaruka niko bimeze birakomeye gusa abayobozi barabyumva kubera ko ni abayobozi bakunda abaturage kandi igikorwa nk'iki cy'umuceri ntago bagomba gushidikanya bagomba kubyumva kubera ko mwarahinze mukeneye kugurisha mukeneye kubona amafaranga y'ishuri ibyo byose bagomba kubyumva kandi bazabikora umuntu akabona uwo kurya ariko none ikiraro nicyo cyadutengushye ikibazo gikomeye reka tubashimire